Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Dove Films TV, njyewe nkaba nitwaga kuri Tadeyo, nkaba ngiye kubacira umugani w'impyisi yashatse kurongora inzobe. Umunsi umwe impyisi yarakuzindukiye ijya ku muhigo nk'uko bisanzwe, aho itahukiye nimugoroba iteranya ngenzi zayo irazibwira iti mujye kunsabira umuriya mukobwa wo mu nzobe, ati nabonye harimo abakobwa beza bafite abageni beza. Nuko izindi mpyisi zirayicyaha cyane, zirabwira ziti se urinda ujya kurongora mu nzobe? Mu mpyisi habuzemo abakobwa beza utarajya kurongora inzobe? Nuko impyisi iratsimbarara irazitsembera ngenzi zazo, irayibwira iti njyewe ngomba kurongora mu nzobe, nabonye harimo abakobwa beza cyane. Ngenzi zayo zimaze kubona yuko iyo mpyisi yatsimbaraye yanze kuva ku izima, zirabwira ati oke, nta kibazo, tuzajya kugusabira uwo mugeni wawe. Nuko inkuru muri zo yakuvunyisha ku nzobe, iragenda irasuhuza, barayikiriza, iricara, biraganira, irangije izibwira ikiyizanye. Iraterura iti rero, ati mpyisi ngenzi yacu yashimye abakobwa banyu, ikaba yarabengutsemo umwe, tukaba tuje kubamenyesha yuko tuzaza gusaba hano umukobwa. Nuko inzobe kubera zitinya impyisi zikiriza, ariko zitikirije neza, ari ugutinya kugira ngo impyisi zitazazimara ziramutse zizimye umugeni. Nuko noneho impyisi irataha, biragiye bitegura umunsi wo kuzaza gusaba. Inzobe nuko noneho zirasigara nazo ziraterana zijya inama, inkuru muri zo iraziteranya irazibwira iti rero se tugiye gushyingira impyisi, impyisi ukuntu ari ibisambo, impyisi ukuntu ari bibi, ukuntu tuzirana impyisi turayishyingira gute? Ati kandi nituramuka twanze kuziha umugeni impyisi ziratumara. Nuko inkuru muri zo zirusha ubwenge, zirusha n'imyaka, irazibwira iti rero murihenge mbereke, dukore akantu tuzitega umutego ku buryo zitazajyana umugeni wacu, zitazajyana inzobe ngenzi yacu, kandi tutiteranyije nazo. Ati dore ko impyisi zikunda inyama, ngenzi zazo ziyiteze amatwi. Ati ngaho tubwire. Irazibwira iti rero, ati mwese muzagende muzane inyama z'ihene, zimwe muzibage muzice, inyama muzibambe ku bikuta, izindi muzizirike mu nzu. Noneho umunsi impyisi zizaza gusaba umugeni, zizaze zicare zirebe izo nyama zibaze z'ihene, zirebe n'izindi hene ziziritse mu nzu. Ati aho ngaho impyisi ntabwo zizihangana n'amerwe yazo nziziho, aho ngaho zizivamwo, nta mugeni wacu zizajyana. Izindi zitari kuzikuza ubwenge koko, tenga tukwereke. Inzobe ziragiye zifashe ihene zirazishe, zizanye inyama zitaza aho ngaho mu nzu, izindi hene ziziritse mu nzu. Nuko wa munsi ugeze wo gusaba, impyisi ziba ziraje. Impyisi zije baziha karibu, iraganira. Uko biganira, impyisi imwe muri zo isaba ijambo. Ati ariko se buriya, ati ariko ntimuseke, ati ziriya nyama ndeba ziri hariya ni iz'ihene ni iz'iki? Izindi ziti, inzobe zirazisubiza ziti ziriya nyama ni iz'ihene. Ati ati naringize ngo ndibeshye. Ati oya, ati ntabwo wibeshye. Iricara, zirakomeza ziraganira, ariko agatima karanga. Indi ngenzi yazo iti ati nanjye ariko hari icyo nifuza kubaza. Ziti tuguhaye ijambo. Ati ariko se iriya hene ni iy'umusheru? Iriya hene mbona iri hariya ni iy'umusheru? Ati iriya hene ni iy'umusheru. Ati murakoze, nari mbanze ngira ngo ndibeshye. Nazo zizicara. Nuko inkuru muri zo ya mpyisi ihamagara ingenzi zayo iti ndabashaka hanze. Ziragenda impyisi zigeze hanze. Nuko none irazibwira iti rero, ati abageni ntituzababura n'ahandi, muhenge tugende dushikurize ziriya nyama rimwe, ziriya hene na ziriya nyama twiruke. Ati abageni tuzabakura abandi ahandi, dore no mu mpyisi harimo n'abandi bageni beza. Ati ibyo ntacyo,
izindi ziti hey, ati ahubwo natwe ati niyo nama twari dutegereje ko tubwira, ati natwe ati umugeni tuzamukura ahandi ariko tugende turye ziriya nyama. Nuko impyisi ziragenda zisubiye mu nzu ziricara. Inkuru muri zo ibirahagurutse ishikuza inyama imwe, ishikuje inyama imwe n'izindi zirahaguruka zishikuza inyama zose, na za hene zose zirazirukankana zirahubuka zirirukanka. Zirukanse nuko inzobe zisigara ziseka ziratembagara zitahati ntabwo nababwiye. Ati se buriya ntabwo ati buriya se ntabwo biyimishije umugeni kandi tutiteranyije nazo. Nuko sinjye wahera hahera impyisi.